Yes, reka mbashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel icyarimwe n'Impuzo TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibishimire kandi ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Turi mu gihe cyo kunama, cyo kunamira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 muri Mata. Turabihanganisha, twihanganishije imiryango yisanze yarasizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi. Tubihanganishije weho umukobwa ukaba udafite musaza wawe ku bwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Twihanganishije wowe musore cyangwa se wowe mugabo udafite mushiki wawe ku bwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Twihanganishije nawe mugabo wakaba ufite umugore wawe ariko Jenoside yakorewe Abatutsi ikaba yaramutwaye. Twihanganishije nawe wa mugore wakaba ufite umugabo ariko Jenoside ikaba yaramutwaye. Izo nzego zose nawe wakaba ufite nyogokuru uri umwana, nawe wakaba ufite uwo mufitanye isano muri ubu buzima. Ni ukuri komera, nturi wenyine kuko ibuka wiyubake. Umukuru w'igihugu yavuze ijambo aravuga ngo ntabwo bizongera kuko ikiguzi cyo cyaratanzwe. Ikiguzi ari kwitanga, hakaba abakajurite b'urugamba, hakaba ibintu byinshi cyane byagiye biba kugira ngo tubashe kuba mu mudendezo n'amahoro dufite nk'abanyarwanda uyu munsi wa none. Marion, uraho neza? Uraho. Amahoro y'Imana abane nawe. Yego namwe muyahorane. Umeze neza? Turashimira Imana muri byose. Umeze abantu bari mu majyepfo, bari mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali, n'abantu barimo muri diaspora. Namwe ndabakomeje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana isi y'umwami wacu Yesu Kristo nibarengere kandi bagirire neza, mukomere cyane. Never again. Ntabwo bizongera kandi mwumve yuko mwashibutse. Nimwe mugomba guhagarara mu cyuho cyaho abavandimwe n'ababyeyi bakabaye bari. Mukomere cyane rero, niyo mpamvu ngiye gusaba Lionel asenga Imana tangira ikiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana turagushimiye kandi turagushimiye cyane tubikuye ku mutima kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Igihe urugamba rwari rushyushye rugeze mu mahina, warahabaye uratabara, abantu batangarira Imana iri muri twe. Igihe bwije ariko tukavuga ngo ntibucya, bwarakeye. N'igihe amanywa yabaye maremare, umuntu akibaza nimba buri bwire adapfuye, aha hantu warahabaye. Igihe umuntu yaryamaga no mu nzozi akarota yirukankanwa, iryo joro naryo ryarakeye. Mana we, tugushimiye ubu buzima turimo, ntabwo twabutekerezaga ko twakongera tukiyubaka. Tugushimiye ko wahabaye tukongera tukiyubaka. Haleluya. Warahabaye turongera turiyubaka. Kugeza izi saha biratangaje kubona twicara tugaseka. Hari igihe umuntu yumvaga atandukanye n'ibitwenge. Kugeza izi saha kuba tubyara tukabona abaduhemba, hari igihe twumvaga tutazongera kubyara ngo duhembwe. Tugushimiye ko kugeza izi saha umuntu abona uwagisha inama. Hari igihe twabonaga abajyanama bacu bagiye. Warahabaye, waragaragaye, warwanye urugamba. Wa Mana we,
turagushimiye. Akanwa kanjye kuzuye amashimwe y'intambwe waduteje. Yo, hari igihe umuntu atarazi ko yarengaho yicaye cyangwa aryamye, none turi kurenga imipaka tukagenda tukagaruka, tukaryama tukumva ni amahoro. Izina ryawe ndihaye icyubahiro aya masaha, ndetse n'abo duteranye amasaha dufatanije nabo guha izina ryawe icyubahiro. Urakoze. Uyu mwanya tugiye kumarana tuganira uba umwanya umugisha mwinshi, kandi uba umwanya uri buvemo izindi mbaraga zikomeye. Turagushimiye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amina. Mana ibahereze umugisha mwinshi cyane abantu badukurikiranye cyangwa se badukurikiye aya masaha kuri Eva Mama Lionel na Ihuze TV. Mbasabiye umugisha no gukomera no gukomeza kuba intwari, mbabwira ngo twibuke tuniyubaka. Turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo mfate uyu mwanya nateguye wo kwihanganisha. Ndihanganisha we wari mu gihura aya masaha, wakabaye kuba uryamye, wakabaye kuba uri ku ishuri uri kwiga, wakabaye kuba wicaye kuri vola utwaye ikinyabiziga, wakabaye kuba uri gutembera, wakabaye kuba wari mu kazi uri kuvura cyangwa uri kwigisha. Mfashe uyu mwanya ngo nkwihanganishe, ukomere kandi ukomeze kwibuka uniyubaka. Kandi mfashe uyu mwanya ngo nihanganishe we wagizwe incike, warabyaye ugaheka. Umubyeyi we wagizwe incike, ukaba incike, warabyaye ukabyara ibitsina byombi, ukabyara imfura, ukabyara n'umuhererezi. Ugaheka, ugatuma, ugashyingira, ugatangira no gutekereza ngo ejo abana banjye bazanduhura imiruho n'imvune. Ugashiduka ubaye incike, usigaye wenyine, wicara ukavuga uti uyu nguyu yanganaga n'uwanjye. Bagutumira no mu birori ukavuga uti yavukiye rimwe n'uwanjye. Mubyeyi, mfashe uyu mwanya nawe ngo nkwihanganishe. Komera, komera, ukomeze kwibuka kandi uniyubaka. Kandi nanone mfashe uyu mwanya ngo nihanganishe we wabaye ikinege, warigeze abo muvukana, wari ufite barumuna bawe cyangwa bashiki bawe, basaza bawe, ukaba uri ikinege. Isaha n'isaha uhurana n'uburwayi ukavuga uti iyo runaka haba, ukaba uri ikinege, uri wenyine. Mfashe uyu mwanya ngo nkwihanganishe yewe Mama Lionel, umukozi w'Imana. Mfashe umwanya ngo nkwihanganishe, ukomere, ukomere cyane, wibuke kandi ukomeza no kwiyubaka. Kandi reka nongere mfate uyu mwanya nkomeze cyangwa nihanganishe wowe wabuze uwo mwashakanye, nta ruhare ubigizemo, nta ruhare wabigizemo, ko wasigaye uri umupfakazi cyangwa umupfakare. Yewe mfashe uyu mwanya ngo nkubwire ngo ukomere kandi ukomeze kwibuka
ufata n'umwanya wo kwiyubaka. Nawe wabaye imfubyi utabishaka, undi muntu ushaka kwihanganisha aya masaha ni wowe utarahamagaye mama cyangwa papa kandi waravutse. Mu kanwa kawe ntiwigeze uhamagara mama cyangwa papa uretse abo ubyitirira. Ndakwinginze komera uniyubake. Fata igihe cyo kwibuka ariko uniyubaka, ukomere cyane. Wowe wagezweho n'ingaruka z'uko waremwe, nawe ndakwinginze ukomere kandi wibuke wiyubaka. Nagira ngo mfate uyu mwanya mbabwire mwebwe ngo mukomeze kandi mwongere mwibuke ko kubaho kwanyu cyangwa se kubaho kwawe bifite impamvu kandi ko ari umugambi w'Imana kuri wowe. Twibuke tuniyubaka. Umva icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Yobu igice cya 14:7, aravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Ndakubwira wowe wahuye n'ingorane ukabura abawe, naho igiti cyatemwe garagara nk'igiti cyatemwe, ariko ijambo riravuze ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Komera. Nkwifurije gukomera, nkwifurije kubakika, nkwifurije kwaguka, nkwifurije kugera heza, kure heza. Kandi warashibutse kandi uzakomeza ushibuke. Amahirwe kuba uriho, uzagira amashami, ugire n'amababi y'ibitontome. Niryo jambo nagira ngo nguhereze muri aya masaha kandi nkomeza kugusengera. Nagira ngo uyu mwanya we warudukurikiye ufatanye nanjye kugusengera rino sengesho. Kadusenge. Mana ishobora byose, turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe. Pawulo yabwiye Tito ngo icyatumye ngusiga ikereti no kugira ngo utunganye ibintu byose byasigaye bidatunganye. Icyatumye dusigara ni umukoro ukomeye waduhaye. Duha imbaraga zo gushobora umukoro waduhaye, dutunganye ibintu byose byari bisigaye bidatunganye. Haleluya. Habwa icyubahiro Mana, warakoze kuba turiho tubikesha wowe. Kuba turiho warwanye intambara ikomeye, uzatubeshaho paka waturokora urupfu rukomeye kuriya, uzakomeza kuturokora kandi n'uyu mwanya uracyaturokora. Izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Urakoze Mana, ndagushimiye gukora ibirenze ibyo mvuze kandi ukazana ubutabazi burenze ubw'abadukurikiye bafite. Bisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Murakoze.